muhawe ikaze nanone rero iyi ni wa mwanya mwiza tubibaza birigasubiza. Murabizi twibaza ibibazo byinshi ariko Bibiliya igatufasha gusobanukirwa. Turi kumwe na pasiteri wacu Joel agiye kudufasha. Uyu munsi dufite ikibazo gishingiye ku nkingi yacu ya 5 ivuga ngo dukuza bizera mu ijambo ry'Imana. Ese pasiteri, ni gute dukuza bizera mu ijambo ry'Imana kandi ni ibihe bintu biranga umuntu ukuze mu ijambo ry'Imana? Urakoze. Ikibazo cyiza. Inkingi yacu nkuko bivuze ya 5 avuga ngo dukuza bizera mu ijambo ry'Imana. Cyane ko intego nkuru yacu nuko tuberogwesha Imana icyubahiro dusoza inshingano nkuru twasigwe na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba ayandi. Kubera ko twibaza biri gasubiza, reka twifashije Bibiliya. Barabizi muri Mr. Twiga igitabo cy'Abefeso. Reka turabe Efeso ibice 4 umurongo wa 11 tugeze kuri 14. Ayo magambo turaza kurebamo impamvu kandi n'uburyo dukuzamo abizera mu ijambo ry'Imana. Turareba impamvu n'uburyo dukuzamo abizera mu ijambo ry'Imana, none tuze gusoza tureba ibiranga umwizera ukuze. Haravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Urakoze. Hara 15 avuga ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Ubwo niwe mutwe ari we Kristo. Dukurire muri we kandi muri byose. Urakoze. Impamvu rero dukuza abizera cyangwa si itorero nyaryo ryubake ryizera Bibiliya rikabwiriza Bibiliya rikaramya Kristo, rigomba gukuza abizera mu ijambo ry'Imana cyane ko nishingano. Kuko ku murongo wa 11 bavuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo yahaye bamwe kuba bungeri kwigisha kugira ngo bagire umurimo bagira ute bakora. Umurimo barakora ntago ari guhanura gusa, ntago ari kubwiriza gusa. Niba kuguhanura kwa kutagamije ko umuntu ava mu bwana ngo akure, umuntu ava ku rwego rumwe ajye ku rundi, kuguhanura ntacyo kugize ute kumaze. Kwigisha kwacu niba kudatuma abantu bakura, ntacyo kugize ute kumaze. Kubwiriza kwacu niba gutuma ubwiriza, ni nkuko uri umubyeyi ubyaye umwana ntakure, wamujyana kwa muganga, uwo mwana yaba afite ikibazo. Rero no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'imyizerere umuntu agomba gukura. Kubera ko agomba gukura nuko rero ko iyo yigishijwe agomba kumenya, akava ku rwego rumwe akajya ku rundi. Itorero rero dufite inshingano yo kwigisha abizera, tukabigisha ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu umushumba akunze kuvuga ngo ntago dukeneye ibitekerezo by'abantu, twigisha ijambo ry'Imana rigakuza abantu. Iyo umuntu amenya ukuri kuramubatuye, rero kumubatuye atera intambwe. Ntago umuntu avuka uyu munsi ngo ahitagera ku kigero cya Kristo. So tubwiriza rero kwigisha cyangwa se dukuza abizera mu ijambo ry'Imana, kuko ni inshingano itorero, abashumba, abigisha twasigiwe na Kristo. Nkuko tubona muri Matayo 28 duhora tubigarukaho n'intego nkuru yaciri ngo nuko mugende muhango yose mwigishe. Ntago ari kwigisha gusa, muhindure abantu. Iyo umuntu muhinduye umukura muri state mu cyiciro kimujyana mu kindi, akareka kuba umuntu ukurikira Yesu, yere kuba followers of Jesus, ahubwo abe disciple. Yere kuba umuntu ukurikira Yesu gusa, ahubwo bumwizera wa Yesu. Kuko harabakurikiye Yesu umunsi umwe adatuwe imigati, adakije abarwayi bisubira inyuma. Yesu abaza intumwa ngo namwe mugiye gusubira Petero ngo twakuvaho tukajya he, ko rufite amagambo meza y'ubugingo. Haleluya. Rero amagambo y'ubugingo ya Yesu niyo twigisha na niyo twifashisha mu gukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kugira ngo abera batunganizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana. Dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo nabo babashe kujya kwigisha abandi. Duhora tuvuga ngo nta utanga icyagize ute adafite. Dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo bagere ku kigero cyuko nabo ibyo bafite babibwiriza abandi. Kubera ko rero nta gutanga icyo adafite, ababimenye mbere, ab'Imana yahishuriye mbere, dufasha wa wundi ukiri mushya. Ni mpamvu na Paul abivuze baravuga ngo hari urw'imboga nsa, hari abakimeze nk'abana ngo baramizwe nk'amata. Rero
abakristo bari mu byiciro bitandukanye. Harimo abamaze gukura, harimo abakiri mu kigero cy'ingimbi, hari n'abakiri impinja. Abo bose barerwa n'ijambo ry'Imana, kugira ngo tubakuza tugamije kugira ngo nabo bigisha abandi. Aho ni kwa ura murongo wa 12, kugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wande wa Kristo. Bivuga ngo bere kuba abantu gusa bitabira urusengero, ahubwo bari abantu nabo babwiriza abandi. Cyane ku inkingi ya 4 turavuga ngo twamamaza ubutumwa bwa Kristo dushize iki amanga. Nta mwana wamamaza Kristo, hamamaza uwamaze gukura. Niba rero nawe wicaye hano mu rusengero uyu munsi watinyuka kujya kwamamaza, uracyari umwana, ni ikimenyetso ko ukiri umwana. Ubwo ukeneye gukura kugira ngo nawe ugere ku icyo kigero cyo kujya kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kuri 13 ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cyande cya Kristo. Hano harimo ibintu byinshi, ariko dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye, nibamara kumenya bagere ku kigero cyande cya Kristo, mu rukundo, mu kwihangana, mu kubabarira. Umuntu wese ugeze ku kigero cya Kristo yaratutswe ntiyasubizwa, yarakubiswe yaravati Imana ugira ute ubabarire. Dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye ukuri, bamenye ijambo ry'Imana, bamenye Kristo. Nibamara kumenya bamere nkawe, bagere ku kigero cye. Kugera ku kigero cya Kristo ntabwo ari kuba Yesu, ni ukugera ku kigero cyo gukunda, kubabarira, kwihangana, kwizera nka Kristo, gukiranuka nkande nka Kristo. Izo ni impamvu dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. 14 ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo batabakomeza kuba abana bayobywe n'inyigisho zitandukanye. Bampanuriye, bavuze iki, oya. Umwizera ukuze azi ko ubuhanuzi butavangiye ari ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya Paulo yabivuze neza, yandika Abakorinto mu rwandiko rwa mbere abandika ibice 14, aravuga ngo umuntu nahanura abandi ibyahanuye babigenzure. Barabigenzuza iki? Ababwira ko bigenzuza ijambo ry'Imana. Rero natwe kuki dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo batakomeza kuba abana? Kuko nabivuze uyu mwana avutse agomba kugira ute gukura. Tugomba rero, iyo ni indi mpamvu dukuza abizera mu ijambo ry'Imana ngo bave muri etape y'ubwana, nanone bere kuba abantu bateraganwa hirya no hino y'imyigishirize itandukanye y'abantu, bongego y'abantu. Hano hari abantu b'inshakura bakoresha ubwenge, bakoresha utugambo turyoshye, bakayobya abantu. Bayobya abantu bameze gute? Bakiri abana. Niba uri umukristo uva mu rusengo bamvuze ngo bagize gute, ngo bampanure, ngo biri kunagana bigiye kumanuka, none ngihara niho hari rezo, ufite ikibazo. Manzi umenye ngo umukristo ugeze ku kigero cya Kristo ageze ku kigero cyo kwihangana, ageze ku kigero cyo kumenya ukuri kwagira ute kukamubatura. So dukuza abizera mu ijambo ry'Imana ko ari inshingano. Dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bamenye, babashe kubwiriza abandi. Dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo bagere ku kigero cya Kristo. Dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo bave mu bwana, bere gukomeza kuyobwa n'imyigishirize y'abantu n'ubwenge bw'abantu bubi bugamije kubayobya. Hara kuri 15 hari ikindi kiza twabonyemo ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri byose. Uwo niwe mutwe ariwo Kristo. Bivuga ngo ni ukugira ngo dukure muri byose, ntabwo ari gukura mu myizerere gusa, ahubwo mu mibereho, mu mibanire y'abagabo n'abagore, mu kazi aho dukora iki, mu gukiranuka mu maturo ibyacu n'iki, dukure muri byose. Niyo mpamvu dukuza abizera mu ijambo ry'Imana kugira ngo bakure muri byose. Aba ari umuntu witabira amateraniro, aba ari umuntu ufasha abandi, aba ari umuntu kandi utabacyurira, aba ari umuntu ugeze ku kigero cya Kristo. Twihuse rero twasoza tugaragaza ese uyu muntu ukuze tuzamubwirwa n'iki. Biroroshye. Buri wese umuntu waje gusenga uyu munsi aze kwihangana arebe ku nkuta hano mu rusengero. Hariho urwandiko ruhari ruvuga ngo ibintu 7 biranga umukristo ushikamye. Hano mu rusengero rwacu birahari, wabisoma. Umushumba yigeze kubyigishaho, birahari. Arongera avuga ngo muzabimarikana abantu bose bagira ute babona, umuntu agenda birebe. Reka mbivuge byihuse, ariko nawe ubireba aho birahari. Ibi ni ibiranga umukristo ukuze, umukristo ugeze ku kigero, umukristo utari umwana, umukristo udateraganwa n'imyigishirize, umukristo ufite maturite. Icya mbere arangwa no kwihana, kwatura, kwiyeza. Cya kabiri gusabana n'Imana
ukihererana nayo buri munsi mu ijambo ryayo no mu kugira ute no mu gusenga. Niyo mpamvu hano tuvuga ngo umukristo udasoma ijambo ry'Imana, umukristo utarya ijambo ry'Imana arapfa. Kimwe nuko umuntu utarya ibiryo bisanzwe agira ute apfa. Niyo mpamvu ikiranga umukristo ukuze buri munsi agira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Gatatu, guterana kwera. Ntabwo ari umuntu wirengagiza guterana kwera. Aterana n'abandi, haba mu muryango ufatizo, haba hehe, haba amaterano nimugoroba mu masengesho. Ntabwo ari umuntu wirengagiza guterana n'abandi abizera bari, kuko arakuze. Wewe hara twavuze ngo kugira ngo agere kugero cy'ubumwe, azi ngo iri ni itorero, Yesu ni umutwe, turumubiri. Ninsiba hari urugingo rwaba rugize ute rusibye, hari impano irabidahari. Kubana n'abandi mu muryango ufatizo ntabwo ari umuntu uboneka ku cyumweru gusa, ahubwo no mu muryango ufatizo mu matsinda kwa bigishwa ngo itorero rya mbere ngo barahuraga bakabana no mu ngo zabo. Mu miryango ufatizo naho araboneka. Gatanu, gukoresha impano ze mu itorero no gufasha aho akenewe hose. Ntabwo ari wa muntu uzangwa bindoreza bakaregera rebere, impano yarayikoresha. Niba ari umuririmbyi nawe kugira neza, hano dufite imirimo itandukanye, aritabira, aritanga, afasha abandi, arahugura mu bana ariyo, muri gahunda z'abadamu ariyo. Usanga uyu muntu impano afite yose agira ute ayikoresha. Nawe utwara ijambo arajyana ijambo abwiriza ku kazi, ku isoko, ahari. Gatandatu, kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Gukurira muri Kristo guhindura abandi kuba abigishwa abandi ba Kristo. Yego, ibi byose biranga umukristo ugize ute ukuze kandi ugeze ku kigero kigize ute gishyitse. Iyo uyu mukristo amaze kugera ku kigero ashyitse, hari ikindi kintu gikomeye cyane kizamukubwira yujuje ibi byose, akiranukira Imana mu butunzi. Umukristo wujuje ibi ntabwo yahatirwa gutanga icyacumi, ntabwo yahatirwa gutanga amaturo, ntabwo yahatirwa kwitanga ku makaro, ntabwo yahatirwa kujya gusura umurwayi. Aba yageze kugera avuga ngo ibyo ntunze najye ubwanjye n'ibyiki niby'umucunguzi. Hahandi abazi ngo ubutunzi mfite ni Imana yagize ute yabumpaye. Gutanga amaturo ntabwo ari ukujya ngo njore nka kwa kundi Kayini barabavuze ngo yarebye injonjorezwa ya Imana, yarebye umutima yatanganye. Ntabwo yatanganye umutima uzirikana Imana ko ari iki ari Imana. Uyu rero ushitse uzamubwirwa nuko azakoresha impano ze n'ubutunzi bwe ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Kubera iki uzi ko inkingi yacu ya gatandatu iravuga ngo none dutangiza iki amatorero hirya no hino ashinge kuri biriya no komeza guhesha Imana iki icyubahiro. Kuko ngo amatora atangire, ibibanza bizagurwa, insengero zizubakwa, ibyuma bizagurwa, abavuga ko bagomba kugenda bakavuga iki ubutumwa, aho hose agomba gukora amafaranga. Ibyo rero bisobanurwa n'umukristo ugize ute ukuze. Niba ukuze rero uri hano uyu munsi, ikizabitubwira ibi byose tuze birindwi uraza no kwisomera birahari, ariko no kuba atari impano yawe gusa ikora n'ubutunzi bwawe nawe ubwawe n'ibyo utunze byose biri ku murimo w'iki w'Imana. Cyane ko tuvuga ngo harvest itoro ryanye n'iki n'umuryango wanjye. Ntabwo ari itoro ryanye n'umuryango wanjye gusa, n'ibyo ntunzi, imbaraga, ubwenge, ubutunzi bwanjye nabwo bujya ku murimo w'iki w'Imana, haba ku rusengero, haba no hanze, sura abarwayi, sura imfungwa, mfasha abakene, kandi simbyigambe simvuze ihembe. Imana ibahe umugisha, kandi turifuza ko buri wese muri twe akura akagera ku kigero cyande cya Kristo. Murakunzwe.